Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Reka dusome ijambo ry'Imana, Zaburi ya 31 umurongo wa 25. Mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure. Kansubiremo, mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure. Turacyasengera imitima yacu, turayisengera ihumure, gukomera. Imitima yacu ihumure. Gutegereza Imana ni byiza. Umuntu wamutegereza ntumubone, akarwara, kananirwa kubera ko imbaraga z'umuntu ari aho zirangirira. Mwene wacu twamutegereza ntaboneke, akananirwa bikamuyobera, ntabibashe, nta n'ikibazo kindi afite, nawe abyifuza, kubera ko imbaraga z'umwana w'umuntu hari ahantu zirangirira. Ariko abategereza Uwiteka nimukomere, twakire gukomera, imitima yanyu ihumure, twakire ihumure. Ni Imana itabeshya, ni Imana itananirwa, ni Imana itibagirwa basenze by'ukuri mu kuri no mu mwuka. Ni Imana yita ku batagira shinge na rugero, ni Imana yibuka isezerano ibihe n'ibihe. Mwabategereza Uwiteka mwese mwe, ukaba utegereje Imana, komera komera komera, izaza ntago izaceceka. Komera, iraje. Komera, umutima wawe nuhumure. Ni Imana idasimburwa, ni Imana idatererana bayo, ihoraho, ni Imana ihoraho. Ni Imana kandi icyiza cyayo ishobora byose, ishobora byose. Haleluya! Ni Imana ishobora byose, ni Imana y'ihumure, ni Imana y'amaboko maremare, ni Imana ijya yitamurura mu nkingi y'igicu. Uwiteka ajya agakora, kuko dutegereje Imana, kuko dutegereje uhoraho, ko dutegereje El Shaddai, ushobora byose. Winanirwa, ne kunanirwa, komeza utegereze. Twe kurambirwa, twe kwicira inzira, twe kwirwanirira. Imana ntikunda umuntu ucanganya, uvanga. Mukanya umwe ngo ndi mu Mana, undi wundi ukirwanirira. Umwanya umwe ibijyari bituruhije, ibyo twari twikoreye mu mitima yacu, ukavuga ati noneho reka tubihe Imana. Undi mwanya ukaza ukabyambura Imana, Imana nayo ikayoberwa icyo gukora. Oya, ikavuga ati uyu muntu ibye ni ibi, ndamushakira hehe? Ari mu ruhande rwanjye cyangwa ari mu ruhande rwe? Ari mu ruhande rwa bene wabo, ari hehe? Reka twemerere Imana iturwanirire, twemerere Imana aba ariyo dutegereza, aba ariyo twizera, aba ariyo twiringira. Yo iraza igakora kandi irarwana igatsinda. Haleluya! Mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure, nimukomere imitima yanyu isubiremo ibyiringiro, nimukomere imitima yanyu yizere, imitima yacu yizere. Ko mu gutegereza Imana tugomba kuyitegereza twizeye, mu gutegereza Imana tugomba kuyitegereza dusenga, mu gutegereza Imana tugomba gutegereza Imana mu ijambo, mu gutegereza Imana tugomba gutegereza Imana tuyiramya, tuyisingiza. Ariyo yonyine ibyiringiro byacu twarabisize muri yo gusa, ariyo yonyine dutumbiriye, ariyo yonyine duhanze amaso. Amaso yacu tuyahanga Imana. Ni Imana idahinduka. Icyiza cy'Imana yacu ihoraho, ubwami bwayo ntibusimburwa, ubwami bwayo ntibuhinduka. Ihora yitwa Imana kandi ihora ikora, kandi ntiyibagirwa, ntiruha, ntisinzira, nticogora. Nidukomere. Komera muvandi, iki gitondo ndagukomeje. Komera, azaza ntago azaceceka. Komera, ongera ugire Imana icyizere. Komera, garukira aho ngaho, reka kwirwanirira, uca inzira z'ibyaha z'ubusamo, reka kwirwanirira, ujya gukora ibidakorwa, ibidafite umumaro, reka kwirwanirira. Reka kunanirwa, reka kwirwanira, ahubwo komera.
ongeza amasengesho. niba warasenze ya saa sita ntibishoboke, senga ya saa cyenda. niba ya saa cyenda warurindiriyemo Imana ukabona bitari gukunda, hindura ibihe, jya muri saa saba, jya mwayo umunsi umwe. niba waraseho umunsi umwe ntibikunda, shyiraho 3. ibyo nge narabibonye, ndabibabwira, narabibonye. umusozi w'ubugumba niwari woroshye, ariko uko nagendaga nshaka Imana nkabwira Yesu ngo ndagutegereje mu gitondo Mana, mu gitondo nkabyuka ngasenga, ndagutegereje nimugoroba ngasenga, ndagutegereje Mwami. mu cyumba cy'amasengesho, aho nsengera, mu cyumba nsengeramo, nkajyaho ngasenga sinsibe, nkagumya gukorera Imana. Imana yarantabaye, ni Imana itibagirwa isezerano. nawe iragutabara, nawe irakugarukaho. umutima wawe nuhumure, garuka mu ijambo, ongera usubire mu kwizera. Abaheburayo 11, wumvishe intege zishize, soma Abaheburayo 11, wongere wizere, ushyiremo esanse y'urugendo. Subizamo esanse y'urugendo, umutima wawe ukomere. bwira umutima wawe ngo wimpagararamo, komera. Haleluya, haleluya. Zaburi ya 43 umurongo wa 5 haravuga ngo mutima wanjye, niki gitumye wiheba, niki gitumye umpagararamo? ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima, niyo gakiza kanjye, ni Imana yanjye. bwira umutima wawe iri jambo, bwira umutima wawe iri jambo ngo mutima wanjye, niki gitumye wiheba. vugana n'umutima ubwire ngo reka kwiheba, Yesu aracyakomeye, Yesu aracyariho, Yesu wadupfiriye aracyahari. bwira umutima wawe ngo sigaho amarira, wirira, Kristo ari ku ngoma. bwira umutima wawe ngo izere, vugana n'umutima, umutima urumva, ugutwi kurumva, amaboko arumva, buri kintu mu isi y'umwuka gifite amatwi kirumva. bwira umutima wawe ngo ceceka, ahubwo tegereza Imana. tegereza Imana isohoza amasezerano, yigatanga ibyiza bya original bitari pirate. tegereza Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. tegereza Imana itibagirwa ngo yibagirwe uwo yaremye, yibagirwe uwo yahamagaye, yibagirwe uwayikoreye, yibagirwe uwasenze. woya, Imana yacu ntimeze gutyo. twakwibagirana mu miryango, twakwibagirana mu abo tubana, twakwibagirana mu abo dukorana, twakwibagirana mu nshuti, twakwibagirana ahantu henshi ni henshi. ariko iyo mu ijuru Data wa twese ntago ajya yibagirwa. ntiyibagirwa ko wamukoreye, ntiyibagirwa ko wigeze kumuhamya, ntiyibagirwa ko wigeze kugira icyo ukoze mu gitabo cy'imirimo, ko hari icyo wandikishijemo. Imana ijya yibuka imirimo. tegereza Imana, ngo ujye utegereza Imana, kuko uzongera kuyishima, uzongera ushime. humura, niyo gakiza kanjye, ni Imana yanjye. yihamiriza, ahubwo ni igihe kiza cyo guhamya. mu gihe ubona bishyushye, mu gihe uri kumva bikomeye, ni igihe cyo kubwira umutima wanjye ngo tuza, niyo gakiza, niyo ikiza. Yesu arakiza, kandi tuzongera kumushima. tuzongera gushima Imana mu iteraniro ry'abera, tuzongera kuvuza impundu mu iteraniro ry'abera, tuzongera gusingiza Imana mu iteraniro ry'abera, tuzongera guhagarara dutambutse ubuhamya mu iteraniro ry'abera. ibyo birangiye. Haleluya, haleluya. ijambo ryacu dufite ry'uyu munsi ni Zaburi ya 31 umurongo wa 25. mwabategereza Uwiteka mwese mwe, niko muntu utegereje Imana. humura, humura kiri, humure, komera, uzongera gushima Imana, izere, uzongera gushima Imana. haleluya, 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 haleluya. humura, tuzongera gushima, ntugire ubwoba. n'ahatari aho twarahaciye, Yesu arakomeye, arahadutambutsa. niwe ubikora nyine, niwe udusubiza intege mu bugingo. humura, izere, garura ibyiringiro. hari amagambo ngira ngo tubwire imitima yacu uyu munsi. bwira umutima wawe ngo umutima wanjye komera. iryo ni ijambo rya mbere. ijambo rya kabiri, ubwira umutima wawe, ubwira umutima wawe ngo humura, humura, Kristo ari ku ngoma, humura, Kristo abirimo, humura, Kristo ari gukora, humura, Kristo yibuka abera. wongera ubwira umutima wawe ngo wikwiheba, wikiheba, wimpagararamo. bwira umutima wawe irindi jambo rya kane ngo wimpagararamo, wimpagararamo. ijambo rya gatanu tubwire imitima yacu uyu munsi. bwira umutima wawe ngo tegereza Imana, tegereza Imana
winzaniramo ibindi bitekerezo bituma nshaka kwirwanirira, winzaniramo ibindi bitekerezo bituma ncumura kuhoraho, winzaniramo ibindi bitekerezo bituma nshaka gusubira inyuma no kunanirwa. Ni oya, ahubwo tegereza Imana. Irindi jambo rya gatandatu tubwira imitima yacu ni ngo tuzongera gushima. Humura, tuzongera gushima. Humura, tuzahagarara imbere y'iteraniro ry'abera aha tuhatambutse, kuko twizeye Yesu ushobora byose, twizeye Yesu wabirangije igorogota. Igikurikiyeho ni ukumenya ingengo iturengera, tukibohoza mu maboko y'umwanzi. Haleluya, haleluya. Ijambo rya karindwi tubwira Imana tubwira umutima wacu uyu munsi, turabwira umutima wacu ngo urazi ko Imana ariyo gakiza kawe, urazi ko Imana El Shaddai ashobora byose, niyo ikiza, nta muntu wagukiza, nta muntu wagutabara. Nibyo Imana ishobora gukorera mu bantu ikabacamo, ariko burya jya umenya n'umuntu akuzaniye ikintu ni Imana iba yamutegetse. Uwo muntu we ntiyana umuntu urambuye umutima we n'ibirevu, ni Imana iba ibikoze. Reka dusenge. Ndagushimiye Mana, uduhaye ihumure n'ibyo kubwira imitima yacu. Guhera uyu munsi tubonye igisubizo cyo gusubiza umutima wacu. Hahandi wari utubwiye ngo rira, hoya uratubwiye ngo ahubwo nitubwire ngo humura. Hahandi wari umutima wacu watwerekaga ko ibitekerezo bikaba byinshi, twatwereka ko bitazashoboka. N'igihe utubwiye ngo tubwire imitima yacu ngo ceceka, turiza Imana. Turagushimiye kuduhaye impamba y'umunsi, kuduhaye impamba y'urugendo, kuduhaye ibyiringiro, kuduhaye kongera gusubizwamo imbaraga, kuduhaye kongera gukomera. Muri iki gihe turi gusengera imitima yacu, Mwami, twe kureba ubunini bw'ibibazo, twe kureba ubunini bw'ibiduhagaze imbere, twe kureba ubunini bw'ibitarakunze, twe kureba ibinini bitarashobotse, ahubwo uduhaye ibyiringiro, uduhaye sanse y'urugendo, uduhaye urufunguzo, uduhaye kongera kwambuka, uduhaye kongera gufata hakurya, uduhaye kongera gutsinda, uduhaye kongera kunesha, uduhaye kongera kugera kure, uduhaye kongera, haleluya, kugera mu byasezeranijwe, uduhaye andi mashimwe mashyashya, uduhaye kuvuza impundu bundi bushyashya. Haleluya, uri Imana itibagirwa bawe. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Icyubahiro n'ikuzo bikugarukire. Amen, amen. Shalom, munsi mwiza. Wibuke usangize n'abandi, kandi mujye mutanga ubuhamya. Ujye uzo wandikaho muri commentaire niba amasengesho ya mu gitondo yagufashije, niba hari utiyitariki ni narasenze ni ariko nabonye Imana, mubyandike. Nzika y'amasengesho abafasha, nzika y'amasengesho agenda bohora abantu. Mujye mwibuka gushima Imana, utanga ubuhamya. Unyoherereza ka voice kuri ya nimero, unyoherereza ka voice ati sangiza n'abandi, bumve ubuhamya burafasha mu izina rya Yesu Kristo. Niba kandi uri mushyashya, ntibajye gukora subscribe cyangwa se sabone. Shalom, umunsi mwiza. Yesu abahire. Ubwira umutima wawe ngo humura, humura mu Kristo, humura, humura mukundu, humura we wizeye Yesu, ni mutabeshya.